mbivuze n'akanwa kanjye. Claude yaranterese arambwira ngo tujye gusambanira Igitarama muri hoteli Igitarama. Arambwira ngo hari ngo ikanzu yanguriye ngo y'Itanu ngo n'urukweto ngo n'isakoshe. Yavuze ko namusabye ko turyamana ari ibyo byituma ngo ndimo ndavuga. Aha navuga ngo Jihad ko yavuze ibikomeye kuri we nge ntanavuze. We bararyamanye we yamuhaye ruswa y'igitsina hanyuma Jihad yaramusabye aramwima. Teri ariko ibaze umva nk'umutwe w'iyi nkuru ukuntu ubusebeketse. Pastor Claude yasabye Pastor Mutesi aramwima. Umva ukuntu bisebeketse, umva ukuntu umurimo w'Imana uri kwandagaza. Bararutanze. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nabonaga n'umugabo acika ibisebe yishimira cyane mu gitsina ngororangingo. Umudamu maze kumushaka ku buryo n'igitsina nakibuze biba ngombwa ko ngira nte kuntangira kugana abaganga. Abo nta bandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere, ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Ni kwa muganga Rutikanga, bakorera Remera Giporoso, bamaze kubikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye. Ubuhamya bwo ni bwinshi. Nigeze kurwaraho nkagira ikibazo cyo kwikinisha ndi umusore. Bavura kwikinisha n'ingaruka zabyo, harimo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa, kumva ufite umunaniro, utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe ndetse n'ibindi. Uzi icyiza cyabo, aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0788 34 80 11. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Nitwa Sam Gakire, ngarutse mu rugendo meze neza cyane, ndi kumwe na Chobi ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Mu rugendo buriya ibintu kugira bigende neza cyane nuko tutajya twihererana amakuru twenyine. Ndagira ngo nkubwire ko umuntu dukurikiye ushaka kubona provisoire mu minsi mike, iminsi ne gusa ibintu babigenze neza cyane kwa mwarimu Clement. Ngira ngo iminsi ne, umunsi umwe 2 3 4 wagiye kwa mwarimu Clement, iminsi tuyibona kandi ukamwishyura ruko wamaze kuyibona. Naho permis ubwo provisoire n'uruhushya rw'agateganyo, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ariyo definitive permis, ngira ngo ukwezi. Ibintu byose birashoboka kwa mwarimu Clement, ariko icyizere aguha nuko umwishyura wayabonye. Abantu banyarukire Nyamirambo cyangwa bamuhamagare kuri nimero 0788 48 22 0788 iyo niyo nimero ya mwarimu Clement. Ubundi tugahita dukomeza, ngira ngo Karabo k'Imana umeze neza. Yo buri gihe mubonye Karabo mujye mwitegura ko haba hari amakuru adafite undi muntu wese tuba tugiye kuvuga. Karabo umeze neza? Meze neza cyane. Urakoze kwamamaza mwarimu Clement n'inshuti yanjye, nanjye yampaye akazi, nanamushimira cyane. Abantu mu mugane rero uyu munsi mugiye kumva iby'amatwi yanyu atarumva, ibintu mugiye kubona n'ubwa mbere mugiye kubibona. Ntuze kunyeganyeza iyo tablet yawe, iyo telefone yawe, iyo mudasobwa yawe. Nimba uri muri ari kubugari bubiretse, nimba uri muri atera akabariro bubitsubitse, buretse ibintu byose bushyize ku ruhande. Ibintu tugiye kuvuga hano nakasa mutwe. Yego, ntago bisanzwe. Yego, nakasa mutwe. Ngira ngo twari tumaze iminsi n'undi tudakorana ikiganiro na Karabo, ariko tuba turi kumwe n'ubundi mugani mu rugendo. Ubu naje ndundi muntu mushyashya rero Sam Gakire. Mfite abahanzi ndimo ndamanaginga, witwa Katsamuriro. Turaturanye ndanamusuje cyane. Ari indirimbo za gospel. Ubu ikindi hari na studio yansinyishije yitwa King Studio, iherereye hano mu mujyi hafi na Mic. Ndimo ndakora imiziki, hari indirimbo y'ubukwe kuri channel yanjye yitwa Akarabo k'Imana TV. Mujye muyumva indirimbo nziza. Abantu bafite ubukwe butandukanye mu mpamagare nze ndirimbe mu bukwe, ibintu bikomeze kugenda neza. Nimukenera n'abanyamakuru nka Sam Gakire, mu mpamagare mwongera agafaranga ubundi tuze twatwike hashyi. Yes, ndumva ibintu. Yego, nuko bimeze cyane. Ngira ngo Karabo hamaze iminsi hari amakuru menshi cyane, ariko ngira ngo uyu munsi tugiye kwibanda ku makuru y'ibiri kuvugwa ku mihanda. Ngira ngo ku muhanda hamaze iminsi hacicikana ibintu byinshi cyane. Inkuru yabanje kubiriho, ngira ngo muri gospel ni
ngira ngo ni umwe mu bahanzi buriya nubwo twavugaga abantu benshi bamenye uwo bita Rusagara yitahiye ariko abantu ntibirengagize ko buriya ari umuhanzi mwiza cyane wanyuze no muri korali ya Oziana ngira ngo inkuru ye na Pastor Mutesi niyo yari imaze iminsi icicikana benshi ntibabivugeho rumwe amagambo aba menshi cyane bikavuga ko biri kwenyegezwa na bamwe baba bari guharabika Pastor Mutesi ngiye cyakoze nabashe kuvugisha umuryango ubwo nibashiki na murumuna wa nyakwigendera Rusagara hari ibyo bambwiye ngira ngo abantu barabyumvishe mu kiganiro uyu munsi rero tugiye kugaruka ku ntambara noneho yeruye iremereye cyane iri hagati ngenda bita umushiki n'umusaza n'umuntu bita Pastor Claude n'umuntu bita Pastor Mutesi ngira ngo bombi n'aba pasteri basizwe ariko nanone ubusanzwe hari dusanga tuziranye ko tuzi ko ngenda bigenderaho kuko aba bombi twagiye dukorana ibiganiro umwe yitaga undi mushiki wundi akamwita musaza we Pastor Claude na Pastor Mutesi bombi n'abantu bazwi muri social media ariko ubu ntabwo bameranye neza cyane kubera ko harimo ikintu twakita ngo ni uguterana amagambo nagira ngo tuze gusesengura ibi bintu turebe intandaro yo kugira ngo uyu munsi Pastor Mutesi asohora ari amajwi avuga ko intandaro yo kugira ngo Pastor Claude amuvuge amugendeho mu biganiro byavuye ko yamusabye ko baryamana akabyanga kara mu mihanda wakwehe ibiki turaza kunganirana kuko ibi bintu biraremereye ndashaka kugira ngo tuze kuganira n'abantu badukurikiye mwabonye isaga ya Pastor Mutesi na Pastor Claude ahubwo mutekereze ngo kuki uwa breakinze inkuru ya Pastor Mutesi atari we Mutesi yatatse akataka Pastor Claude ntago Claude ari we wazanye inkuru bwa mbere ku mihanda yego inkuru ijya kuza bwa mbere kuri ibi bintu byabaye kwa ikiganiro Pastor Mutesi yakoreye kwa Sabe umuntu wa breakinze inkuru bwa mbere ni umuntu bita Jihad n'undi mutipe bari barimo gukorana ngo nimba yitwa Jarike nimba rindi yego kuki Pastor Mutesi atatatse Jihad mu buryo bweruye akataka Pastor Claude waje yunga mu rya Jihad Pastor Claude we yaje yunga mu byo Jihad yari ya breakinze tubanze turebe ku rupfu rwa Rusagara haje habaho ibintu byinshi bivugwa kuri Pastor Mutesi bari mu rukundo ndetse bavuga ko yari yanafashe irembo urumva ko biteguraga ku bana havuzwe byinshi cyane ngira ngo Pastor Claude nawe nk'umwe n'ubundi mu bantu nabo bakoresha social media nawe ntiyatanzwe kuko yagira ngo yaragagaye mu biganiro byinshi cyane wowe ati kubera iki Mutesi yatatse Pastor Claude yes kuki yamwatatse kuki atatatse Jihad kandi Jihad ari we wazanye inkuru bwa mbere rero hano abantu nkatwe babasesenguzi duhita tubona ko Pastor Claude na Pastor Mutesi bafite ibindi bintu bapfa biri inyuma twebwe tutazi reka abantu bibuke ko aba bombi baraziranye aba bombi buriranye indege bajya mu kihe gihugu sinzi igihugu bagiyeho bahari umuntu wari ufite mariage mu gihe cyashize ngira ngo yari afite mariage bari yari muri diaspora ariko ubukwe bwe bwabereye muri Afrika ni mu kihe gihugu wenda turaza kubimenya ariko hari igihugu bagiyemo bombi bategewe indege n'uwo muntu Pastor Mutesi na Pastor Claude voilà ikintu ngira ngo nkura abantu mu rujijo iyi nkuru ya ibi bintu birimo biraba hagati ya Pastor Mutesi na Pastor Claude ndagira ngo mbakure mu rujijo kubijyanye no kuri akoti ya Pastor Claude ibyo Pastor Claude avuga murabizi ko Claude ari biri hanze ibyo avuga 99% ni ukuri kuba kuri mukuri buretse tugaruke kuri Pastor Mutesi Pastor Mutesi rero ni umuntu w'umuhanga cyane mu gutegura ibintu byinshi arimo aravuga hari ibyo arimo aranyura hejuru turaza kubigeraho mfite amajwi hano ntimurambirwe bino bintu birimo biraba birarangira mumenye impamvu jewe rero noneho twanzika mu makuru mfite arimo aracaracara ku mihanda nuko hagati ya Pastor Claude na Pastor Mutesi hari ikintu cyabaye akantu karanogejwe akantu karariwe akantu ngo karariwe urimo uranyumva akantu ngo kakimara kuribwa Pastor Claude aracomoka
urabyibuka ko yari umudivorce acomotse undi ashaka kugira ngo bacomokane undi aramubwira ati oya kwenda kure urumva mu yandi magambo rero hano harimo ngo harimo ibintu bigendanye no gufuha kuba umwe muri mu bateretanaga umwe fiance yarapfuye woni duhamagara woni Pastor Mutesi ariko numva ari kuyivugiraho aba bombi rega ndabahamagara nubwo hari amajwi dufite ngeranga ariko murambirwe tugiye kuba ikiganiro mumfashe mu gisharinga kigira nko 300 urumva Pastor Mutesi rero ngo mu binugwanwa ariko mu bivugwa ku mihanda ngo nuko afite ifuhe ryinshi ryuko Pastor Korode afite umugore Pastor Mutesi we uwo yari ikingikije bagiye kubana akaba yarapfuye oya kara ibyo bintu ntago bihuye ibyo mbabwira umva rata abantu mukurikiye urugendo online TV ibyo mbabwira it's really niko kuri ibyo Sam ashaka kuvuga ndi inshuti ya Mutesi ni inshuti wewe mu abanza umuhamagara utaza kumuneza kanukira mu kiganiro anutse mu kiganiro urabizi jewe umuntu yanyuriye ndahananura nkakubitaza umuntu bita Korode ko yaburi wirengero byagenze ute nimero zeze ntago ziri oya urumva ngo ikintu gihari cyo Korode reka nsubiza amaso abantu mbasubiza inyuma mu kiganiro Pastor Mutesi igeze gutanga urumva Pastor Mutesi we yivugiye yuko Korode atigeze amukoresha muri company ya Korode yarahagarariye kandi hari ibiganiro Pastor Mutesi we ubwe yikoreye avuga yuko Pastor Korode harya ni company y'ibintu by'amasuku ngo bya Kurina n'ibiki urumva Pastor Mutesi Korode n'ubuni ndibuka ko mu biganiro najyaga mukoresha mu myaka yashize yavugaga ko yakoresheje yego yakoresheje Pastor Mutesi kuki Pastor Mutesi nimba Korode yaramubeshyera gataje ngo abivuguruze ikindi je ubwanjye niboneye ikiganiro Pastor Mutesi arimo arabivuga avuga ngo yivugira neza ko Pastor Korode yamukoresheje yamubereye umuyobozi yabaye boss we kuki abihakanye ubu sibyo niki kibyemeza nimba koko ari abantu baciye muri company yo company nimba yari registered mu bigaragara mu bigaragara mu bantu nkatwe bare intellectuel Pastor Mutesi arimo arashaka kuyobya uburari Korode yaramukoresheje ni ibintu byavuzwe buretse tubanze twumva ukuri hano yandaje n'izo message nziguhe za Korode ari inyuma yanjye kwa Rusagara mutazagira ngo ikibazo mfitanye na Korode ni ikeje ubundi ni ikeje ubundi Rusagara apfuye niritije mfitanye nawe Kamara nkuraye Uwiteka Imana nkorana n'ubugingo bwanjye ndi umukozi w'Imana mbura abana nabyaye niba nkubeshya uyu mwaka wa 2024 nzawuriremo kuva utangiye kugeza ushoje mbivuze n'akanwa kanjye Korode yaranterese arambwira ngo tujye gusambanira igitarama muri hoteli Gitarama arambwira ngo hari ingwe ikanzu yanguriye ngo y'5 ngo n'urukweto ngo nisakosho reka biganiro byakira nyine nzahare urumva Korode ubwarantereta ndamuhakanira Korode ashaka ngo kunjyana ngo mu biterane ngo muri Tanzania ngo kwa Muriri ndamuhakana kuko yari yagiye kubaza inshuti yanjye ayibwira ngo Mutesi se bizava mu ndamubwira ati ijambo rizava ariko ibyo mushaka by'ubusambanyi nta bizavamo Kamara mureke kuba nk'umuntu muri igima ya Korode mwe mutazi icyo nzira icyo ndakikubwiye kandi naragicecetse urumva naragicecetse ndamwe ariko do niba mbeshya Imana ntizigere yemera Kamarira ava ku maso yanjye muri 2024 kucyamureka indahiro za Korode Korode kuvuga ngo yampaye akazi ngo nge Kamara mbura ubugingo nkigira mba umukozi wa Korode yeriraro Korode yari afite company ari yemera ngo bakeneye secretary ku Gisimenti ndagenda mpageze ari abana n'umugore ubwo yari yatandukanye n'uko Petero gasanze banabyaranye bari baranasezeranye bakoze divorce abona kurongora umwe mu ruhengero avuga ngo wamwibye wo mu ruhengero batandukanye abona kurongora hehe uyu nguyu bari kumwe ikindi kintu gikomeye Korode nziza muri barano twakoranye ibiganiro yerekana hari umupasiteri witwa Valentine atuye Kabeza Korode yaragiye yinjira urugo rwe
Valentine afite abana 8. Valentine yaraje arampamagara, urumva, njya kumusengera, ajya mu cyumba cye tinsohorera imyenda ya Claude n'inkweto, yanze kumvira mu rugo, yirirwa yifotoreza ku gitanda cyanjye yereka abagore ngo hano niwe, urumva. Valentine ndamusengera nk'umugore mugenzi wanjye, nzi icyo gikomere ko Claude yari yafashe irembo kwa Virginie, yavuye kwifotoranya na Virginie, ariko bwa kari fiance wa Virginie, ibyo afite n'ahandi hantu ngo nimba ariko hano hirya y'Rwamagana, nimba ari Nyagasambu, nimba ari naho ngafite ahandi yateguje kazajya gufata irembo. Iyo mikino yose Claude yikora mu bagore, urumva. Icyo gihe nsengera Valentine, nsohora ibintu bya Claude byose mu nzu ya Valentine, nsohora nkura mu cyumba, sinasohoye mu nzu, nasohoye mu cyumba cye, ndamusengera, umugore aratura, aranje hamagara Claude amwibye. Claude kuva yamenya ko nahagararanye n'uwo mugore, ese basi ni uwo mugore uye nikoreye n'ubukwe, urumva. Mwebwe Claude aza akabashyira mu mitingi, ntabereke imva n'imvano y'ikibazo cye na Mutesi, urumva. Ngibyo ibintu nzira kuri Claude, ubundi buriya ngo nintamuha miliyoni ntazaceceka. Iyo mubona akora ibiganiro avuga ngo Mutesi azaza nshake, na musaza wanjye namubwiye ngo nzajye kumushaka, na papa wa Badarirene nawe ari kumubwira ngo aranshaka. Njyewe ndamuha amafaranga y'iki, icyo ngura nawe ni iki, ko ndi umunyarwanda ukwiriye kurengerwa. Kuki Claude yumva kugira ngo areke gusebya umuntu ariko akeneye amafaranga, ahubwo ko njyewe nawe twagera nayo nkamurega sinjye nyine, ibazabikora n'abandi banyarwanda, ibazabikora n'abandi bantu. Kamarange ndatuje, ndi umupasiteri, ndi umukozi w'Imana, ariko hirya ya Mutesi hari umuntu Claude azakorera iki kintu, bicana amaraso ave mu muhanda kandi mubireba. Mujye mugerageza, Claude naza n'inkuru nka ziriya muzitoze neza, mujye ku muntu ari kuvuga mumubaze icyo yabapfa nawe. Uwo niwe Claude na Mutesi. Umugabo wese ugusabye ukamwima haba muri tije. N'ibyo bintu by'ibinyanga yakoraga, nkagenda ngasengera uwo mugore w'Imana yamwihereye n'umugabo, arira ambwira ati wansengeye Imana ikankurura uyu mugabo waje mu rugo, urumva. Nibyo, uwo niwe Claude nyuma yaho yafashe agatoki ku kandi. Reba umuntu kujya kwandikira umugabo w'umuntu akambekera ngo ndi kurya imikeke n'umugabo, agacaho umugabo agasigaza akaboko ko umugabo. Claude ibyo yari ari kubikora iki, niba koko ndi mushekewe ibyo yabikoreraga iki, akamuha ifoto y'umukobwa uvindi imwe na wa mugore we, n'umugore ngo wari inshuti ye wigasanze, wajyaga gukora ibiganiro afite akarongo mu mutwe. Uwo mukobwa na Kamana wo ku rugendo Tivaramusi, urumva. Claude mwe muvuga Claude muzi ubugome bwa Claude mwebwe. Harya ngo wavuga ngo ni nta FPR, Claude yicara imbere yanjye akitaba Yesu General Mubaraka, kandi nacunga agasanga ari kuvugana na papa Bitangaza. Urumva n'umuntu uza kukumbeshya, n'umuntu wicara imbere yanjye, urumva. Kamara harya nabayeho nihonga ko Claude akamvuga nkamuha amafaranga, nkayamuha akaza tugakora nk'ikiganiro tukereka abantu ko tubanye amahoro. Rero nibyo yamenyereye, azi ko n'ubundi ndakomeza kumuha yandi mafaranga, kandi ubu nanjye ndi umunyarwanda. Ibyo kuvuga ngo aziranye n'abaribu, ngo ni nta FPR, ngo aziranye ngo n'abagenerali, ibyo ntaho bikangisha Mutesi, kereka nanjye ntari umunyarwanda, urumva. Uwo niwe rero Claude, uwo niwe Claude. Ariko mwebwe muvuga Claude ntabwo mumuzi. Claude ni umugome, yakwica uhagaze, yakurangiza nk'ibyo ari gukorera umuryango wa Rusagara. Umuntu ufata umugabo mugenzi we akirirwa muhimbira ibinyoma nkabiri, agahimba ibinyoma nkabiri, akirirwa azenguruka, amaze gukora ibiganiro bigiye kugera mu 100, ntacano nimwe atajyaho, azindukira Rusagara ushinyagurira umurambo, akiri muzima yamukorera ibingana iki. Kugeza ubwo abantu barira bakavuga ati Claude areke harya buriya Claude akunze abana ba Rusagara. Reba kujya kubona papa wawe ari ku binyamakuru ngo bagore yarongoraga, ngo bakiye sambanye, ngo ibiki n'ibiki, umuntu umwe ari uri kumuvuga. Harya buriya nibwo akoze ikintu ngo ari gusebya Mutesi, ahubwo yabaye ngo arimo arankomeretsa, buranga aravuga Rusagara akankomeretsa. Kamara nta cyankomeretsa kurenza ko Rusagara yapfuye, sibyo? Icyo nicyo gikomeye mfite, ibindi byose nko kwandika basakuje mu isoko. Ariko nkubwiye Claude, nubwo mujye nyuma ya Claude na Jihad rwo yandika ibintu Claude yamuhaye akajya kubivuga, akajya kubitangaza, agashyira Papa Darine mu itangazamakuru, agashyiramo abana banjye, agashyiramo amatika, agashyiramo abagabo ntanazi hejuru ya Claude. Nukuri reka nkubwire, Claude ni umutindi mu mutima, burangwa akeneye amafaranga. Hari kera, ubu ntayo namuha, ahubwo namushyira hanze abanyarwanda n'isi yose bakamumenya. Ngayo nguko ayowe, isi irababonye ngo muri abapasiteri, ngo mutanga igaburo ryera, mwankozi z'ibi bimwe
igihe mwabeshyeye abantu sha reka mujye ku mugaragaro isi babone reka mwiyaniki twagiye tubivuga tuvuga ko munywa za konyage tuvuga ko mwirirwa mu buraya ibi simwe murimo murikira ku karubanda ariko ukabona ngo mureke ngo dufate igaburo ryera ngo muye mukaraba sha reka nkubwire reka isi babone iminsi y'igisambo ni 40 igihe mwahereye urumva uyu nguyu nawe ibintu arimo ngo Pastor Claude ngo yaranterese ngo ndamwima ngo akajaza ngo akishara mu rugo ngo akabeshya ngo ni dread ngo muganga ngo umpamagaye ngo kumbi ngo ari Pastor Bitangaza umpamagaye yabahamagaraga yicaye ubwo ntabwo mwabaga mwicanye ku gitanda ese umuntu akumenyera gute inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu akumenyerera hehe mwari kumwe hehe mujye muvana ubugoryi mu bantu mwe murazana ubwo ariko kara ni gute Pastor Mutesi ashobora kurahira ngo abure abana be nkome mu kabongosho reka mbaze nkubwire ibi bintu ukuntu biragaragara yuko Pastor Mutesi hari binaziranyeho na Pastor Claude kandi mu makuru nakuriye mu gikari nuko ngo Pastor Claude yari yarumvikanye na Pastor Mutesi ko bazabana ariko ubundi ko wavugishe Pastor Claude mwavuganye biki Sena nabyo tubyumvisha abantu kugira ngo bajye bashyira ku munzani Claude ntago telefone iri ariko mbere yuko dutangira ikiganiro twamuvugishije urumva ibintu barimo ayiwe ngo naba pasteur mureke gusabya aba pasteur nkabisambo mwe mwabasambanye mwe asoni mugira mwe muraho murirwa muteka imitwe inzoga zarabisha uburaya bwarabishe murahe pasteur mujye gushumbi iwanyu mushinga insengero iwanyu mu byumba by'iwanyu mureke kuza gukinira abantu ku mubyimba umva hano yateguye ni showbiz Mutesi mwamwiteguye rwose kandi arabizi icyatumye yitanganyika no kugira ngo atumye ko ceceka kandi kubwo nibwo yamaye kuvuga ibyiwe byose ahubwo hari ahantu hanyobeye yavuze ko ngo hari ukuntu ngo hari ibintu ngo mwajyaga mupfa ngo amafuti bamubonagaho noneho ngo wajya kuyashyira hanze ngo akakubuza ngo akanaguhamagara ngo ugiwe ngo aguha amafaranga ahubwo ibyo bintu katabitubwiye ibintu yaguheraga amafaranga ubundi iyo si ruswara wabyumvise ibyo bintu cyane ibyo bintu se yavugaga ubifite proof yaguheraga amafaranga gudashyira hanze nta mafaranga yigezamo ntayo nzi ariko yabivuze ariko ngiye ibyo ntabwo mbizi kubera yuko ibyo nzi yewe ni iby'umugabo we Rusagara nibyo nzi ahubwo hari ikindi kintu yavuze nanone cyanshanze ngo hari umugore ngo witwa Francine ngo wateretaga Kacyiru ngo byarangiye uwo Francine ngo mutandukanye ngo kandi Pastor Mutesi niwe wamufashije gusohora ibintu ahubwo aho hantu nimba koko uwo mugore mwaratandukanye ubwo kabitera ubwo yaba atari Pastor Mutesi wamugira inama yo kugira ngo mutandukane ahubwo so umugore byari ngombwa bigamuzane ahubwo se bamenyanye gute ko wumva we nawe nta bintu muhuriyeho byinshi ko numva ahantu wabaguri nawe Pastor Mutesi yarabaga hari yavuze ko afite umugabo yashatse ahubwo kereka niba ashaka kumusenya nk'uko yagiye asenyeza abandi yego kuko yewe icyo ndeba uyu munsi ni ikimureba nkawe sinshaka kureba ibindi by'abantu bandi kuko we urumva we aratinya ko nashyira amabanga yiwe hanze na Rusagara Mutesi ntiyari akiri mu rukundo na Rusagara bitewe n'impamvu uza gusohora uza kubona mu biganiro Mutesi ntabwo bari bagikundana na ubwo yateye intambwe ayizira mu rugo iwanjye aza kusobanura akantu ku kandi ahavuga ngo namusabye miliyoni yabuze nayo yishyura banki mu ideni ryatumye atandukana n'umugabo ubwo iyo miliyoni yari kwikura he iyo miliyoni yayifata akayishyira banki akavuga ati dore ukora acira abagabanya we warivugira ko ngo hari ukuntu yagiye aguha amafaranga menshi ngo kugira ngo udashyira amabanga ye hanze ahubwo ayo mabanga niyo yaducanze gusa ahubwo umunyamakuru bamukoresheje ko atamubajije impamvu yaguhaga amafaranga kandi hari inzego zishinzwe gukurikirana umuntu wakaruswa icyo kintu suri muracyumva cyane ndacyumva Patrick wanje ibyo bintu ngiye byanshanze nibaza impamvu yabijyanye no kuri ntuza ku mateleviziyo
ikindi mu bigaragara kiriya kiganiro ngiye numvise ari ikiganiro yateguye kuko ni amajwi yakoraga kugira ngo ajye hanze. Ni ikiganiro yateguye, ni amajwi yakoraga kugira ngo ajye hanze kandi yabikoranye na kamarade. Hanyuma azanamo inzego cyabuze icyo yangiriye neza, yavuze yuko ngo navuze ko nkorana na yavuze ko nkorana na FPR, nase ni ndakorana na FPR nkorana na FDR. Ako kana uzi ko iyo ngingo ariyo ibyo bintu uvuga nibyo. No dese ni nakorana na FPR nkorana na FDR. Ikindi hari ahantu yavuze ngo wamusabye yuko ngo muryamana ngarabyanga, ngo niyo mpamvu ngo wamushyize hanze, kandi nge ndabizi ko muri leta hakora proof. Afite amajwi cyangwa wenda inyandiko urimo uramusaba ko muryamana, kuko ibi bintu yavuze igihe nabonye bigize ibyaha mu mategeko. Bigize ibyaha kuko icyambere kuba yavuze ko namusabye ko turyamana ari ibyo byituma ngo ndimo ndavuga. Aha navuga ngo Jihad ko yavuze ibikomeye kuri we, nge ntanavuze. We bararyamanye, we yamuhaye ruswa y'igitsina, hanyuma Jihad yaramusabye aramwima. Ahubwo se ko Jihad ari we watangije ibi bintu, kuki atari we yatatse akataka Korode? Sefa kandi ikindi jewe sinigeze sinamututse, sinagize iki, nagaragaje ko mu Rusagara atari umugabo we, ngaragaza ko yari umukunzi we. Ibyo rero nibyo bintu ahubwo adashaka ko nkubita hasi. Kandi mu yandi magambo ndi bubivuga, ntabwo ndi bumurege. Ndaje mvuge icyo atumye atandukana na Rusagara, icyo gusa kirahagije. Bari baratandukanye, aricyo adashaka ko mvuga, ashaka ko nziranya ngaceceka, kandi mu by'ukuri ntabwo nabiceceka ibyo ngibyo, apfa kuba yampamagaye. Bonye tugiye mu ruhande rw'amategeko, ngewe uko nabibonye mu mategeko ya leta, ibintu akushinza byose nabonye itegeko ritagufata, ahubwo w'ibintu yavuze bigize ibyaha. Kuko icyambere harimo kuba umuntu yakubeshyera, kuko usebye umuntu mu ruhame buriya birahanirwa. Icyaha cyo gusebanya bagicyaje mu rukiko cyavuye muri penali muri RIB. Ntabwo najya kurega Mutesi mu ntuze mu rukiko ngo njye gusera nawe, ahubwo reka nzigaragarize si ko yabeshye abantu ku Isimbi TV. Ahubwo guse Isimbi TV kugiye kuyirangiza, kandi barajyaga bikorera utuntu tw'udupuranka tukabahira tukabatera. Mutesi ni umuntu ukunda kwitegura ibintu bye bimuha amafaranga ku binyamakuru. Izo planka ziwe rero za buri munsi, yakinnye planka ku kibuga cy'indege kagiye Canada atagiyeyo. Ubu rero n'ibi ngibi bya Rusagara ni planka yamukiniye, yakiniye ku Murambo agaragaza ko bari mu rukundo kandi batari bakiri mu rukundo. Apfa kuba yamamagaye akagaragaza ko navuganaga, kuba yagaragaje ko navuganaga Rusagara ubwabyo bifite icyo byari bivuze, buri ariya yanyamamaje. Ahubwo ngewe ikintu wenda ndibuze namukangiye kujya mu kiganiro, ikintu ndibuze gusaba inzego, ibintu nk'ibi ngibi biba byaboostinze bagende banasaba uburenganzira muri ibi bigo by'itumanaho bumviriza amatelefone yabo, kuko nabonye hari ikindi kintu gishobora kuba kibyishe inyuma. Nimba umuntu yaratandukanye n'uwitwa ngo ni umugabo we, uyu munsi akaba kigaragaza ko ari umugabo we, kandi hari ibigaragaza yuko batandukanye, nawe yabyivugiye ko ari we ngo wabatandukanyije, kubera iki yaje kuri cana akabeshya abantu ndetse agatanga nimero ya Momo. Urumva atari planka ibyara amafaranga cyane? Yakoze planka ibyara amafaranga agaragaza ko yapfakaye kandi atapfakaye, wapfakaye ari muri Amerika. We yanabyivugiye ko ari nawe wabatandukanyije, ari we watandukanyije we na Rusagara. Cyane. Aho rero ubwo wowe nuko ngayo nguko umva ikintu nshaka kugira ngo yewe nisabire. Ndabizi ko iyo nkoze ibi biganiro baba badukurikiye abayobozi bacu ndetse n'ingabo z'igihugu, abashinzwe umutekano bose. Ndagira ngo mbasabe bayobozi bacu dukunda kandi namwe mudukunda, mudufashe mujye kuri aya macana akomakomeye cyane, atarenza 3 cyangwa 2. Mudufashe mukora iperereza muri aya macano. Harimo amapranka birimo biranugwanugwa ko amapranka arimo aranakorwa n'aya macano arimo aragwamo abantu. Nta kindi kintu mvuze. Leta yacu dukunda RIB, mudufashe
mwumviriza ariya manimero y'abari abantu bafite ariya macano birimo biranugwanugwa yuko ariya macano hari ukuntu barimo barazana abatumirwa bakabahereza pranka, izo pranka zikaba bivugwa, ntago mbizi, ntago mbishinzeho agati ko hari pranka zirimo ziragwamo n'abantu bagwamo guteba bagwamo kubera gukina pranka runaka cyetse bo bamamagaye ninge wabasobanura ukuntu bimeze. Birero rwose mudufashe kuko iyo nk'ibi bintu by'aba bantu by'uyu Pastor Mutesi. Reka ngaruke kuri Pastor Mutesi. We Pastor Mutesi urimo urakora amakosa. Nagiye nshinkerera mu cyamo mvuga hehe ngira gutya. Ariko reka twurire kuri ibi wazanye wavuze kuri Pastor Claude. Pastor Claude ntago ari wa breakings nkuru bwa mbere. Umuntu wayizanye bwa mbere ni Jihad. Siwe watatse wagiye kwataka Pastor Claude. Yakubwiye ko ariko ngo byose ibyo Jihad yavuze yabibwiwe. Yabifitiye gihamya se. Yabibwiwe na Pastor Claude. Abifitiye gihamya se. Kuko yarazi ko ari we wari ubizi. Pastor Mutesi ufite gihamya yuko Pastor Claude Jihad ibintu yavuze yabihawe na Pastor Claude. Kuko niwe bari babiziranyeho. Inde? Niwe bari babiziranyeho. Ibanga ryari rya babiri. Okay. Noneho rero reka nkwereke rero. Birarangira noneho bamwe muri bo bafunzwe. Kandi noneho reka mberure mbabwiza ukuri. Nibijya mu nkiko. Nibijya mu nkiko. Pastor Mutesi arafunga. Ninde uri bujyana undi mu nkiko ko Claude bihakanye? Reka nkwereke. Uyu munsi muri RIB kera wajyanaga undi muri RIB. Uwo wagendaga mbere niwe watangaga ikirego bwa mbere bafungaga ngo yagiye kurega. Ariko ubu byarahindutse. Uyu munsi wowe ushobora kujyana ikirego ukajya kurega umuntu. Bakajya mu iperereza bakimbika bagasanga ahubwo we wajyanye ikirego washaka kuyobya uburari. Rero Pastor Mutesi wenda kubwiza ukuri. Mu bintu urimo urakora muri iyi minsi nutitonda uraruhukira muri gereza. Uburyo bino bintu byumvise uri kujya ku ruhande rumwe. Ntago ndi kujya ku ruhande rumwe. Kandi nukuvuga ngo ari Pastor Claude wamwumvishe. Namwumvise. Uburyo avuze. Ari Pastor Mutesi wamwumvishe. Generuye none nababwiye uruhande mherereyemo. Kuri Pastor Claude na Pastor Mutesi. Analiza nk'umunyamakuru. Analize yanjye ya original na statement leta ishobora kugenda cyangwa se ntuza leta ishobora kugenderaho. Irebye wenda nk'inama kuri YouTube abantu turimo turatanga. Inama nge numva bagenderaho nuko barebe uruhande runini amakosa afitwe na Pastor Mutesi. Amakosa menshi ari kuri Pastor Mutesi. Urumva? Icya mbere cyo. Reka uhamagara ubanze ugire umbwire kugira ngo uwo ninde uhamagaye. Hemo baraza mwemo muraza mukina. Allo? Allo? Oui, allo? Muraho Pastor? Neza mwakwihangana ko turi gusoza ikiriyo tukaza kuvugana nyuma. Okay, nta kibazo. Katwikomereza ibyacu tukomeze. Dukomeze kandi rusagara Imana mwakire mwayo kandi icyo ndimo ndavuga. Pastor Mutesi ndagira ngo nibutse abantu intandaro y'ibi bintu uko byatangiye. Sibyo? Wowe ntaguje mu mubare w'abantu bari gusonga Pastor Mutesi. Ntabwo musonga ndi wabo. Ni ikihe cyaha? Jewe ibyo ndimo ndavuga ni ibyo na leta ubwayo yamamagara nkabisobanura. Ntabwo nge mvuga iby'aba bantu bari muri comment baba bankwedunda ubwonko banywe imisaturamano. Sibyo? Jewe ndi hano nk'umuntu uvuganira ikintu kifite umumaro cyane muri iki gihugu kuruta uko najya mu ruhande rw'umuntu uri mu mafuta. Analiza Claude afite ikosa muri ibi bintu. Claude nta kosa afite muri ibi bintu. Oya wimweza. Afite irihe kosa? Afite irihe kosa ndakubaza. Urabizi neza ko atasabye Pastor Mutesi. Reka mbanze nkubaze. Ese Pastor Mutesi ko yavuze ko afite nibindi bintu reka mbanze nkubaze. None nabishyira hanze. Reka mbanze oya Pastor Claude ibintu agiye no gushyira hanze none kugira ngo mberurire. Ibirahita birangiza Pastor Mutesi. Oya Mutesi se yarangizwa n'iki? Mu makuru ngewe mfite mu gikari nuko Pastor Claude na Pastor Mutesi hari ukuntu bibetaga ahantu munsi ya Supernet ibintu bakabinoza. Wabibwiye na Claude? Ibyo ntago ari Claude wabimbwiye. Wabibwiye na Mutesi? Buretse gatoya na makuru ndimo ndumva cara. Karabo. Umva icyo nkubwira jewe. Pastor nako reka duhera ibintu uko byatangiye. Jewe nakurikiye Simbi TV mu biganiro yakoze kuva gitangira. Kugeza uyu munsi kuva aho Pastor Mutesi yinjire ku Simbi TV nagumye gukurikirana ibiganiro bye. Pastor Mutesi nta munsi n'uyu numwe yigeze agaragaza ku Simbi TV mbere yuko Rusagara apfa ntago yigeze avuga yuko yari afite umufiance cyangwa umusheri. Never ever yavugaga yuko afite umugabo. Yego siko yavuze. Yavuze ko afite umugabo. Okay. Rusagara kimara gupfa
nibwo Pastor Mutesi yaje ababwira yuko yari afite fiance wapfuye ndetse akanatanga nimero ya mama yo kugira ngo abantu bamufate mu mugongo. Ntacyo mubonamo. Kuki oya buretse kuki Pastor we Mutesi kuki nimba Rusagara waramukundaga kuki utigeze uza ngo muduperezantire mbere? Oya ntago ari ngombwa ko umuntu presenter sheriwe. Ibyo byo nta hantu byanditse. Nimba atari ngombwa rero ni yapfa ntago byari ngombwa akaza kubibwira abantu. Oya ariko kubabara bibaho kubera ko nukuvuga ngo oya tujye tureka gucuruza urupfu rw'abantu. Oya none ntiyababaye. None nimba Rusagara yarafashaga Mutesi kwishyura yari kubabarana nimba umva yari kubabarana n'umuryango we. Ntago yari kubizana kuri YouTube nkuko umva nimukatuzanira abantu bapfuye aho kugira ngo mutuzanire breaking news y'inkuru y'abantu bapfuye mujye mubatuzanira ari bazima. Kuki bashiki ba Rusagara mushiki we ngiye nivuganiye nawe kuri telefone yambwiye ko umuryango wabo waruzi Mutesi nk'umuntu witegura kubana na musaza wabo. Icyo nkubaza wakurikiye YouTube ni uri n'inshuti ya Sabe ndabizi. Oya narabonye ifoto mwari fotoranyije. Wese ubyumvira akumva nkukurikira. Y'abanyamakuru bose. Oya nta kibazo. Wigeze ubona umunsi n'uyu numwe Pastor Mutesi avuga ko afite fiance mbere yuko Rusagara apfa. Vugisha kuri nk'umunyamakuru breaking inkuru. Yarabivugaga ariko yakubona no kwifotoza ariko ari no yigeze avuga ko afite oya dore ngo uyu munyamakuru Danton Gasigwa. Danton wigeze ubona Pastor Mutesi avuga yuko afite fiance mbere yuko Rusagara apfa? Yavugaga ko afite umugabo. Yavugaga ko afite umugabo ndetse babana i Masaka. Yavugaga ko umugabo ari i Masaka. No ndetse abantu benshi baje. Ahubwo rero mu makuru mfite mugenzure Pastor Mutesi ashobora afite abagabo benshi. Oya singube abagabo benshi. Yeha nibyo reka turebe ibyo uko yashatse wenda agasakana n'abagabo. Umva nkubwire mu makuru mfite nuko hari i Masaka ashobora kuba habaye umugabo ahubwo Rusagara akaba ari umuntu yakuraga kwaje. Yakuraga iki? Yakuraga gukura ntago muzi cyari cyo. Yaryaga amafaranga. Ntago yajyaga ku isimbi avuga ko afite umugabo igihe bamushinzaga akaryamana wihangana nagukubise iki gice. Igihe yavugaga yuko bamushinzaga yuko aryamana na Junior Giti ntago we yazaga akavuga ko afite umugabo hari i Masaka mu nzu kugira ngo yikureho abantu. Uvuze neza kugira yikureho abantu. Yego ariko nyine bigaragara ko uwo mugabo nyine yari amufite nyine. Oya ntawe kuki ukanda ari wowe wabyivugiye kugira ngo ibyo yabivuze wenda kugira abantu bamuveho bamureke. Oya Pastor Mutesi dore ikosa wakoze. Pastor Mutesi dore ikosa wakoze ndugu yangu natwe twarakomeretse my friend. Umugabo wawe nimba utaramutweretse ari muzima nimba utaramuduperezantiye ari muzima ntago wari ukwiye kuza kumuduperezantira yapfuye. Yaraje gupresenter se ko yaraje kugira nukuvuga ngo nagwe kumutubwire yapfuye se yagira ngo dukore abantu bakore. Yabavuze ngo abantu babana mu byiza nibibi mu byago no mu makuba nibiki babashatse kuvuga. Oya Mutesi ntago abwiriza neza amagambo ye ntago inyigisho ze nizifasha abantu. Umva nkubwire ibi bintu ngiye nongere mbivuge government byinjiremo. Ibi bintu mwihaye mwaba social media influencer mwe byo gucuruza mugacuruza n'imfu z'abantu stop. Umuntu arapfuye reka nkubwire. Ese Mutesi hari umuntu yigeze avuga ngo mbabarira umpa amafaranga Rusagara yapfuye? Kuvuga ko umuntu umusheri wawe yapfuye ukicara uri kubivuga wenda kugira ngo inshuti zawe zo hafi zibane nawe uziko no kugira ngo iyi sagibe uriya mushiki wa Rusagara tukane bigeze hari uri ubi Burundi atukane bigeze hariya saga yose iyi saga yose yabaye yatewe na kira kiganiro Mutesi yakoze. Kira kiganiro cyo mu mutwe we wowe uraza kudoroga abantu mu mutwe kuki utabivuze mbere. Ariko nukuvuga ngo Mutesi yapostinze Rusagara akimara kwitaba Imana ngo ahamagarwa na Sabe w'isimbi. Ahamagawe na oya momo nawe tujya tuyishyira we ko tuyishyiraho ngewe oya ibyanjye byo byihorere nundi two tuyishyiraho. Uriya umva nkubwira iki kosa yakoze. Rusagara yamaje gupfa nta n'umuntu urashira bikiri mu masaha feri yambara ifatira ku isimbi. Mwanjije imwe wowe urajya gucuruza urupfu rw'umuntu. Ntabwo yarucuruje. Mutesi agira inshuti ziba mu bihugu bigiye bitandukanye. Yewe ndasabye kugira ngo ribu yinjire muri ibi bintu. Ibyinjiremo gute? Tanga ikirego. Umva ikirego gatoki kuko ibi ni ibigaragaye ni umuntu wa mbere tubonye ariko si we wa mbere ubikoze. Dufite abantu bari kuri izi mbuga nkoranyambaga bacuruza ubuzima bwabo amagara yabo baza kwidandaza ibyanabacanga bagacuruza iki n'urupfu rw'abantu babavuyemo. Leta mu byinjiremo n'ibinaba ngombwa. Ikibazo ntabwo ari Mutesi, ikibazo nabaza gushinyagura
bashinyaguye nyakwigendera banashinyagurira. ndakubaza uyu munsi umuntu yapfushije umuntu mu muco nyarwanda agahita agenda nta n'umunsi urashira akajya mu binyamakuru kubyamamaza ibyo ni ngombwa. Uyu munsi umuryango wa Rusagara n'inshuti ze barishimye bitewe n'ibintu bari kubona kuri social media. Ntago bishimye, ariko kuba batishimye byatewe nande? Byatewe na Pastor Mutesi. Mutesi wagize ibyago byo kubura umuntu biteguraga kubana. Yagize ibyago ariko ntabwo yari akwiye kubizana kuri social media, yabizanaga se abizaniye bene wabo. Ese Claude wavuze ko Rusagara yari yaratandukanye na Mutesi mu gihe umuryango wa Rusagara uvuga ko hari harafashwe irembo koko kandi byabaye birofisho babizi. Ibi byo yabikuye ngo yari yarafashe irembo. Ngiye mu makuru mfite nuko ibyo byose byabaye nyuma Pastor Mutesi akaza kugirana ikibazo na Rusagara biturutse kuri Pastor Claude bagatandukana. Avuga ko ubwo yajyaga nimba ari Bujumbura hari amafoto yafashwe ngo Claude ngo akataho yoherereza Rusagara, ari naho bashobora kuba harabaye intambara. Nyine se bari bajyanye he? Pastor Claude na Rusagara, Pastor Mutesi yajya gutandukana na Rusagara ngo intandaro ni Pastor Claude, ariko ngo byaturutse ahantu nanjye ubwo warugiye kubivugaho neza, ariko ngo byaturutse ahantu nyine Rusagara yababonye bari hehe kwaje. Kandi bivuga ko Rusagara yigeze yiyama Pastor Claude. Atamiyamate nibanavuganaga. Baranavuganaga. Urumva? Rero mureke kuyobya uburari. Hano hantu harimo akantu Pastor Claude kuri ibi byabaye. Umva ikintu nisabira abantu. Abantu ushaka kuvuga Pastor Mutesi ariho wenda yanaza akagusubiza. Ushaka kuvuga Pastor Claude ari imihanda nawe yaza kuri social media akagusubiza, ariko kuvuga umuntu witahiye birangiye nibyo bintu nanenze byo kuza kuvuga umuntu wapfuye. Ibi bintu ikosa ryakozwe kuri Pastor Theogene Nyakwigendera, Imana ikomeze kumuruhutsa neza. Ngira ngo ni naryo kosa riri kuba kuri Rusagara, kuba umuntu yapfa ukajya kuzana ngo abagore yarongoye, ukajya kuzana ngo abana yabyaye banda abantu batari bazi. Ibyo bintu ngiye mbona ari ugushinyagurira umuntu wagiye. Ibyabaye kuri Pastor Theogene n'ibyabaye kuri Rusagara yapfuye ni ibintu bibiri bitandukanye. Bitandukanye gute? Kuko Theogene ajya kuvugwa ni inkuru yagiye hanze, hari uwitwa Diane wavugaga ko nuza Theogene yamuteye inda. Yaterwaga nande? Ariko ibyo ngibyo twaje gupereza amakuru dusanga yari igihuha, sibyo? Ariko Rusagara inkuru ye yavuzwe n'uwo bakundanaga. Kandi biri real. Ari we wajye uzana ngo abagore n'abana ngo Rusagara yari afite. Ntago ari uwo bakundana. Ntago ari ariko kabiterane none se izi nkuru zose ni zimwe zifite gushinyagura kara. Ahubwo reka tubiveho twe twirebere iyi saga iri kuri Claude. Uku Claude koko nimba yarasabye Pastor Mutesi ko baryamana, kuko birashoboka. Kimwe nuko bitaba bishoboka nkuko Claude ari kuvuga ngo nagatwiko, ariko tureke kujya kugira uruhande naza nibihamya dutsimbarara. Kuko buryo umuntu wasabye undi naza nibihamya. Nge nabwiye Claude nimba Pastor Mutesi adafite ibihamya Claude naje kumurega ubundi. Umva impamvu aba bantu baziranye ibintu byinshi. Icyambere cyo nimba Claude yarafashe Mutesi yabyemeye ko yagiye kuri company ye hano, nimba ari mu Gisimenti nimba ari hehe ngo bari gushaka umusekreteri. Ibyo yabyemeye ko yahageze wenda ibyo kubona akazi ashaka kuba tarakabonye cyangwa se yaranakabonye, kuko Claude we amwita ko yabaye umukoresha we, yabaye boss we, nubwo Pastor Mutesi yabihagaye. Uko no kuvuga ko bano bantu bamaze igihe baziranye. Ibyo bintu byose byabaye nta muntu n'umwe bazi muri social media. Aba bombi twatangiye tuvuga ko bategewe indege bakajyana no hanze. Icyo gihe bari kumwe baragendanaga, baragarukanaga, wenda babaga no kuri hoteli imwe, wenda baranararanaga, on ne sait jamais, cyangwa se ntibararanaga. Ibyabo nibo bombi babizi. Aba bantu rero ukuri kuri hagati y'ikintu Mutesi apfa na Pastor Claude, aba bombi nibo babizi. Kandi nukuvuga ngo buri muntu wese agenda ari kugenda protege uruhande rwe. Natwe twarabimenye. Ntuganiriye na buri wese, nitwumvishe buri wese ku ruhande rwe. Mutesi ntagavuze, Pastor Mutesi ntagavuze icyo bapfa na Claude. Claude ntiyisobanuye. Ubu se bombi bamaze kwisobanura. Ukuri wumvishe kuri Pastor Claude. Ugendeye kuki? Ngendeye koko ibyo Pastor Mutesi arimo aravuga nta bimenyetso, ariko Claude afite ibimenyetso. Ni bihe nawe nta kintu arashyira hanze. Pastor Mutesi aravuga ngo Claude yaramusabye aramwima. Nagaragaze ayo ma voice note cyangwa se agaragaze izo nyandiko, message zeruye kandi apana message z'ibipapirano bigaragara ko ari Pastor Claude bandikira. Kumva ko Pastor Mutesi abyutse akabeshya ko Pastor Claude uretse mbaze mubwire byaba byarabaye
byaba byarabaye abastari bangahe basabana ubuse wowe wenda reka tuvuge gutya wowe nta bakobwa b'abastari wigeze usaba nabo byakubuza se ko uwo mustari w'umukobwa nakora inkuru uko yemeze kose ubura kwitanga ibitekerezo Claude ni social media influencer none se ibi rero Pastor Mutesi arimo aravuga ni ukwikira igiti ugaseka kuvuga ngo yego Claude yaragusabye ni ibintu byumvikana yari umudivorce uretse ari mushikira musaza Pastor Claude yaragusabye yari umudivorce birumvikana none urabyemeye ko yaba yaramusabye birashoboka nta n'ikibazo kirimo ntiyari umudivorce se sibyo ariko wibishingira ngo uvuge ngo ibyo arimo aravuga ngo yabicyangwa no kwamusabye ukamwima nta nubwo ari we wenda yasabye wenyine none umuntu usabye akakwima mukomeza kuba inshuti uriya ni ufite igitsina wenyine uyu umuntu musabye akakwima mukomeza ubushuti bushobora gukomeza cyane ntibukomeze ariko nibivuze ko ibyo Pastor Claude yakoze ngo bishingiye ko yamusabye akamwima ubu se Pastor Claude nizo nkuru za mbere breaking za danje zo ku bagore babarira reka turebe ko nta bandi bagore Claude yasabye mutwandikire muzane n'ibimenyetso atarabasabye buriya yarabasabye benshi ariko nta muntu n'umwe nta muntu n'umwe ntekereza ko umuntu wese w'umugabo nta muntu watera amabuye Claude wowe dukurikiye wowe uri murandika izo comment cyangwa utarandika wateganyaga kuntuka wewe nimba uri umugabo wase twikomereze dantonari mubi komeza wowe nimba uri umugabo dukurikiye umaje gusaba abakobwa bangahe ese abo wasabye bose mukagira nibazo ni ngombwa ngo baze kuri kamera bavuge ko ibibazo mwagiranye byaturutse kuko wabasabye kuri icyo cyo gusaba cyo nta muntu watera amabuye Claude none se ikibazo ufite ni ikirere ikibazo aje gusaba aje ko yaramutoteje yaragusabye nyine ntufite igitsina se kiri kandi gisobanutse yaragusabye nawe ni umugabo w'intarumwe aramwima yaragusabye uramwima amwimye none amusize hanze ntago ngiye nemera yuko kwa amushyize hanze ari uko yamwimye Claude ni social media influencer kandi ntago avuze Pastor Mutesi we wa mbere avuze ibi bintu rero tugiye kubona amaherezo yabyo kuko ni ukuvuga ngo ari Claude agiye kuvuga kandi aba bombi bazi kuvuga amaherezo yabyo uko biri burangire ntureba birarangira kugira ngo mite mumenye ko ibyumba bwira ari ukuri birarangira Pastor Mutesi aciye mu gikari ajye kwingeginga Claude basabana imbabazi oya barabicoca wenda muhe no ku gitsina karabona kara none se byo nkubwira ndakubeshya ntabwo ibyo ngibyo barabicoca aramubwira ati wowe amujyana ahantu mu gikara mujyana ikambere urumva utagiye gusenya urugo rwa Claude dusenya sibiki oya Claude ahubwo Pastor Mutesi nakubwira ngo aguhe byange nubundi waramusabye arakwima byange mu izina rya Yesu Kara reka dusoze tubwira abantu ko wenda ukuri kw'ibi bintu aba bombi ngewe mbona baziranye cyane kurenza ibindi bintu byose ariko nanone ntago bikwiriye ku bakozi b'Imana babiri aba pastor noneho bombi ngira ngo barasizwe sinzi nimba barabyise ariko barimitswe aho basigiwe ntago mazi yego nta muntu haza ariko nanone nababwiye ko benshi muri bo binywera konyage bamwe imisaturamano bamwe imbutabuta nabibabwiraga mukantuka ngaho singaba ku mihanda barimo kwiyanika ngo naba pastor ubu noneho ibintu birakomeye umva reka Imana ikuru rukungu mu masaka umva Imana yajyaga ibivuga Imana yaravuze ngo mubareke nzakuru rukungu mu masaka ariko ibaze ntituba turi kubona inkuru ku muhanda wenda zivuga ngo reka basubiranemo umusinzi yasabye undi ko baryamana aravyanga uwesho mundi witwa Sultani ati mugende munywa inzoga ziremewe sinzi n'ikindi cyahurudutse ahandi hantu nacyo kiravuga ngo ubusambanye buremewe ngaho ngo aba pastor basizwa amamesa abandi basigwa ubuto ngo n'abapasiteri pasiteri ariko ibaze umva nk'umutwe w'iyi nkuru ukuntu ubusebeketse Pastor Claude yasabye Pastor Mutesi aramwima umva ukuntu bisebeketse umva ukuntu umurimo w'Imana uri kwandagaza bararutanze ariko ubundi abapasiteri ubundi ijambo ry'Imana umva ibi ngibi biragaruka kuri rya jambo nigeze kubabwira ubundi ijambo ry'Imana ry'ukuri riravuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yegerereyo uyu munsi nanjye ndi pasiteri ahubwo ndaza guhindura n'izina uyu munsi ndatangira nitwa Poteri none se ubundi bari bitwa bashumba ni bande babyimitse ubundi umva twese imbere y'Imana ukora ibyo gukiranuka ni umushumba ibi baza bababwira nuko bafera nukugira ngo babarye amafaranga it's business yego Kara reka iki kiganiro tugisoreze hano tukite part 1 kuko
hano turacyari gucukumbura ibintu byinshi cyane hari nandi majwi ya comment nushaka comment uzifunge kuko abantu bagiye gutukana biyesure bamwe bari bwambare n'ubusa hari abantu bari butukane nibumva bibarenze barivurguta hasi bakuremo imyambaro basi n'amakariso bayakuremo kubera iki biraba byabarenze ngo guki uratuka karaba igihe wantukiye ubona hari ikintu impomba owa Kara reka tunenge abantu nyine babakozi b'Imana. Ndaje muri iyi minsi ngiye kuba kubiti ikindi bita operation y'amacano ari muri Illuminati. N'impamvu ibibazo byose birimo biraba. Ndaje mbakubita amacano ari mu myuka ari muri Freemason. Muri Illuminati kugira ngo mumenye neza impamvu y'ibi bintu byose murimo muragenda mwumva namwe ngo muri ku macano ngo mwarahiriwe wowe waje kuri cano umeze neza none ubu wabaye igicamuki bano ba mama bose bagiye baza ntibari bazima bangiritse ryari ndaje mbabwira bari muri Illuminati mbabwire nicyo barimo gukora izi saga zose ni ukugira ngo abangaba bari muri Illuminati bagiye bashize amacano yabo muri Illuminati bacuruze soza wenda bizi kutabirimo ndagiye bagiye barandatsaba kuba joininga ndabyanga Karabo ayi wowe naje sha karabakoze cyane reka gushimire reka kimwe n'abandi bantu bwo mujye muduha ibitekerezo abantu badukurikira umunsi ku munsi mukomeze kuduha ibitekerezo turabakunda cyane